yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda no love no love ngiyo ukunze ubukunze ntujya utatira igihango kandi waralarutse uragenda no love ugana gake bimeze bite mukira tuziranye neza mwana ndabitegura kana kumusomani ku bintu bijyanye n'akazi n'iki wanengusha n'ubizi man wanengusha n'ubizi ntabwo usebe gucyaze wumva kugira hano imbere mubwire man urimo uragigira wa mugenga urimo uragigira wowe urimo uragigira wa mutse umva reka njikura amenyo man reka njikura amenyo seba amufu tone mugene mwoka bona umuheto Yesu je wese wa muhungu ujungurira umva bari abantu urabazi ngaho ihangane zamuka ihangane ihangane haguruka imfasha uhaguruke haguruka hagubazi ngo tugende hano mu rugo ni hano hepfo tugende ihangane ngwino uburyamye hano hepfo mu rugo ni wanjye sibyo yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda no love ngiyo ukunze ubukunze ntujya utatira igihango kandi waralarutse uragenda no love abasore bakubeshya batangira kukwanga bagusebya bikomeye bati nta kigenda in the bed no love in your heart no ola in your heart no ola in your heart in your heart in your heart in your heart no ola in your heart no ola in your heart in your heart nibwiraga yuko nkunda kura n'ututeri mu matwi waje ryazi sinari ukimenya n'igihe ninjiriye kamanze fungero haraga kana narindi gukora iki mbice nakubwiraga urabona biriya bintu bitambangamiye ibikise kandi nise ibuka amafaranga ejo bundi twamuhaye musaza wawe si menshi ariko kuba atayava mu rugo kera mbangamiye buri munsi ikibazo ni musaza wanjye ndabizi nge mbikubwira ibyo mubwiye nyine ukumva ko mvuze nabi ariko ntabwo ari kuvuga nabi none se sheri ndakumva musaza wanjye niwe umwica wamuhaye amafaranga nk'ubusa none kugeza uyu munsi ndamubwira akenda kuncamo kabiri ngo azanyikorera ku mutwe ngo azagira ate ngo azanyikorera ku mutwe azi ko dusigaye tunahura akantuka kagutuka akantuka niba ari ibyo ngibyo ageze ahantu habi akagutuka koko agatinyuka akantuka ejo bundi uzi ko yarankubise vide n'ahantu ndimo gufata kano akaza agafata yaraje akimara kwinjira urumva ahita afata
abwira wa mukobwa w'umuseriveri ngo mpereza aho ngaho ngo icyo kunywa ahita amuhereza mitsingi arayigotomera ngurimo gukoreshwa na nyabingi sinzi n'ibintu bimukorera ariko arangije maze ijya kwereka ibintu yankoreye yakoze biki yakoze biki nakubwiye ngo yari agiye kunkubita ivide ariko njye narageze aho kubera rigambiriya nararezwe neza ndamwihorera ariko sheri uvuza ko kantu mutanibuka usiko nanjye yatashye ninjira avuga ngo umugabo wawe nganyurira urankeneye ngo ndi umutindi abyivugishwa nkagira ngo ni bya bindi bye nanjye mu gitondo nicaranye na Sam namubwiye ngo afate azingutwe ataye yaranciyemo kabiri ariko reka mubwire sheri nuko nkorera amafuti rwose ariko musaza wanjye wararenze oya singushime ngo nawe ugire gute mwese muri abanyamafuti oya yumva ko ntabwo nyewe kuri umunyamafuti ariko uko byagenda kose uri umugabo wanjye ariko akubwire reka tujye inama reka mubwire mu gitondo ndemera ntanga amafaranga n'ubundi nongere kuri yandi wamuhanze bamese imyenda ye ndamwirukanira ariko nawe umufashemo ariko siko igitekerezo uzanye aricyo nanjye icyo kimwe nagitekereje ndavuga ntahari birashoboka ko amafaranga yamubanye make kubera ko rega maze kuyacamo kabiri maye ariko sheri tutagiye kure uriya niba naratukanye mu kabari uriya ntiyagusanganye na bwa bukobwa bwawe kandi sheri azagufunga gusangira abana na ba nyina dore ngaho nibereye mama abakoze si ibintu nabikora simbizi sindagufata sinkeneye no kubimenya ariko n'akazi kawe ingaruka uzazirira uziko nubwo ntubaha Imana uziko niyubaha uziko nyura ahantu henshi bakanyubaha bagapfukama bagupfukamira kubera ubwo busabusa bw'amafaranga uba wabajugunyeye ahubwo umva ko tugiye kubigenza tumushakira ibindi bihumbi ijana ngo gwiki kare aho ntabwo tubyumva kimwe ntabwo mbyemera bitihise reka kubwira nari navuganye n'umugore we kagiye kuza kumutwara ahubwo byanyorohera duhite tumuhamagara ariko reka mugeshe umuhe ibihumbi 10 reka nkwereke ahubwo ayo mafaranga turayahwa umugore waje kumutwara ahubwo sheri noneho dushaka mwana ndagukunda oya iby'urukundo rwawe oya ahubwo umugambi ni reka nahagera tubikore gutyo ngo bari banishe Yesu kandi nimba n'ikintu gisekeje umwe muri bari abahungu bari n'inshuti yanjye bari inshuti yawe cyangwa neza se cyane mfite n'inzara hari ikintu mbonye ku kaboko kawe ni inkovu iyi nkovu wabaye iki iyi se iyi nkovu nanjye ntabwo nzi icyo yaturutseho njyewe nakuze mbona nyifite hanyuma akagaruza akakadari iyi ntaga ngaka nako nyine n'akanjye naragakuranye ngafite akira amazina yawe ngo ni iki amazina yanjye ni Uwimana Samuel niyo mazina yanjye
mama. Papa afite abandi bana bangahe? Papa se mfite bashiki banjye batatu, mfite na murumuna wanjye. Mubona mungana se cyangwa urabaruta? Nyine bashiki banjye harimo umwe nko tungana bagira ngo turi impanga, ariko ntabwo ari turi impanga. None abo bandi nabo ndabaruta nyine barankurikira. Ariko mfite mushiki wanjye n'umukuru bita Ana. Kama umuntu mwiza. Uruzi impamvu? Gusa numva n'umugongo ukindi cyangwa gusa ntabwo nabaza gukira. Uruzi? Uzi ko uri umwana wanjye? Ko uri umuhungu wanjye? ntabwo mbika. Wowe uri mama? Wowe uri umwana wanjye? Aka kadari? Kano kadari? Nakonye kukuru yari yarampaye. Akampaye kubera yuko nagutwise. Nigushyira papa wawe nese nkakwambika. Reba iyi nkovu. Reba nanjye dore reba zino nkovu. Iyi naha nimara kugutwita urumva akubyara umwana muto cyane. Iwacu warankubise barankubita, noneho kubera ko yari ikabure yankubise gutya nkajya nkinga nawe nibwo isi kuza kugufata. Dore nanjye ngize hano, dore ngiye hano. none se iyi muvu iyi ngiyi yo izo zose nagukingaga mu rugo bashaka kugira ngo badukubite mpaka banatwica. Urumva? Uri kwita mama wawe ntabwo ari wakwezi. nyine ubundi numva ukuntu byagenze. Njyewe hari umuntu wigeze kubimbwira mu bwa mbere ngo uriya ntabwo ari mama. Ndamubaza banga kunsobanurira. None mu minsi ishize no anko yaje mu rugo onke numva bari kubiganiraho. None se njyakunye numva mfite n'ibibazo byinshi nshaka kukubaza. Mbaza ndakumva se. Umva ukuntu byagenze rero. Mu rugo icyo gihe bamaze kunkubita barambwiye ngo ngushyire papa wawe kubera ko nari umwana mutoya. Ubu uranyumva kandi ndabona ukuze ufite imyaka 23. Si ufite? Iyo mfite. Bose baza urumva barambwira ngo ninjyane icyo cy'imyenda kuri se kubera ko papa nawe nta bushobozi yari afite. Naramugushyiriye abari kurera. Nijya gutandukana nawe nibwo ntese nivanamo kano kadahari ndakakwambika. Urumva uzayakora alimentation rero kugura ibintu niyamara se kururana. Narakubonye ndebye ku gashene wambaye, ndebye n'iyi nkuvu wari ufite, ndabwo nzakubaza ejo bundi sanze barimo baramukubitira hariya. Nibwo nagukijije ariko nijoro nari mbitekereje. Uri umwana wanjye, niwe fura yanjye mu bana banjye bose. Papa yarakujyanye kujyana ahantu kure ku buryo ntongeye kukubona. Ntabwo nigeze menya amateka yawe, ariko Imana ishimwe ubwo nkubonye. Umwana wanjye ntabwo nakwanze ari ukubera njyewe. Yigeze no kuba ndagushakisha ahantu henshi cyane kugira ngo niburuze dukorane hariya ndakura. Papa nawe sinamenye ibye. Ntabwo nari nzi ko mwongeye kugaruka mukaza gutura hafi yanjye. Akirarya. Haguruka. nawe amafaranga yashize rwose. Mbabonye nicari hariya abaginga mwe
ndashaka kumenya ikibazo mufite. Databuja. Imeze bite se? Akira pisa ahubwo. Akisuga. Ko warakaye. Abajinga mu bintu nakubwiye nibyo wakoze. Ibintu nababwiye nibyo wakoze. We, zimya ibyo bitabi, zimya. Umva se. Zimya Karitazi. Zimya sigira Reka kwirakaza. Ibyo kwirakaza we ntago bizi. Umva. Ahubwo amafaranga batwemereye ayaduha cyangwa ntayo. Ntago nahuye na Samu yidedembye hano. Ntago twawe arimo aragenda yidedembye. Banza wumve, umva ikibazo cyabaye. Boss. Twari tugiye gukora akazi. Hahita hayinguka umumama. Azavuza induru. Urabona wakwica umuntu aba uwo mama areba ntago bibaho. Amafaranga yabaye make yaguze, amafaranga yabaye make. Ibintu wasinze nshobora kubikumaramo. Samuhani boss. Tega amatwi. Samuhani gose. Amafaranga uri waduhutiga. Twari kwica abantu babiri kwa turadufaranga. Nariko naba umva ntega amatwi. Nari nababwenguye. Nanabaga tumwe mukuru umwanda mu nzira. Ninananye mbongera amafaranga. Amafaranga yari ahari 500. Yainja umuku amenya. Azane tujye guhiga abantu. Umuntu ayintambika. Aye kunje nzame. Ashabonde wanyweye bikisha, wanyweye amazi itoro. Samuhani boss, Samuhani gose. Ikigero cyawe cyangwa ibiki? Abona ari kuvanga inzoga n'itabi byamwisha. Nese nagazi ko byica. Umva se. Samuhani boss. Banzo nyumve. Yewe nzamwica. Zana tujye kubanza nyumve. Icyo nshaka Samu ntago mucyaneze. Mujye muhura umwanda. Ibyo ndabyumva. Muri kunyumva neza. Mumukure umwanda mu nzira. Mumukure mu nzira. Amafaranga arahari. Baboretse. Mfite ikindi kibazo. Uyu muhungu. Turimo turanapfa ya mafaranga wamuhaye. Wamuhaye angahe? Wamuhaye angahe? Ntabwo namuhaye sure. Wamuhaye 20 arimo aravuga ngo wamuhaye 15. Ubu rero hanga usanze turi kubitsa. Umva reka mbabwire nje nta mwanya mfite umuntu turi kwigana hano hirya. Reka nigendere. Gusa mutekereze kw'iki kintu. Cyo nyene umurambo wa Samu nkawubona gutya. Wakagenda utakagenda. Nkawubona. Yo. Nintayabona ntago nzajya ndakoresha telefone. Umva mai. Ndashira kuri mama wowe. Boss. Uri kunyuma? Unguye icyuma yenza yaramukura mu maso bi. Zazanya kuza. Ase reka nkubaze James. Man, reka nkubwire. Ni gute umbwira ngo bagoye mu 15? Nje ubwanye nabyibone ko bagoye mu 20. Amafaranga yabaye make. Umbishuma bitsa. Yagwa mu bitsa. Mani gabanya ubusinzi. Abaye make. Umbishuma bitsa. James uri inshuti yanjye ariko utangiye kumpemukira. Twakoranye deal bro. Kandi ira deal twakoze. Urabizi ko yadukoraho. Ni gute ushaka kumbabaza bigeza? Wewe ugomba guhabita ibindi bya komisiyo. Amafaranga abaye make. Ako se François. Mbabarira ntongere kumwita Françoise. Françoise ni cyagihe. Sibyo? Muri bya bigunda ubu nitwa Fanny. Ngo witwa Fanny. Yes. Nuko bimeze se cyane. Warabihinduye. Ngaho se mama basimbwira nyine cyo mpamagariye nyuma y'imyaka myinshi. Banshakiraga iki? Okay. Umva ikintu nari nagushakiraga. Urabizi ukuntu wantenda. Ubizi ko wari mukuru kuri jewe. Iryo rya Françoise ni muri bya bigunda muri ya migende twahinganagamo. Sibyo? Ngaho ukomeza. Ubu ni Fanny rero uri kuvugana n'uwo bita Fanny. Françoise ntongere no kumwibuka. Icyo ugomba kwibuka ni iki? Nuko shaka ko uriya mwana umuma. Umwana wacu amaze kuduhuza. Ndashaka ko umwana wanjye noneho aza nkamurera. Nese ushaka kuza nkagutunga. Njyewe? Ununga we gakire. Aho ndi urona hameze hate? Urumva ari muri bya bigunda? Urona mwayije nawe? Umva ngewe rero nkubwire. Umenye yuko nanjye ntigeze nkena. Hanyuma uburyo narakize. Nawe warakize? Sawa. Gumana ubukire bwawe, umwana wawe ndashaka ko umuhereza 8 we. Ubundi
ngiye nkagumana nanjye umwana natwise amezi 9 nkamubyara. umva 8 wa mbere nahaye umwana wanjye ukimara kumuta uranyumva Yego. ukimara kumuta umwana wanjye 8 wa mbere namuhaye amashuri umwana yarize yaramenyesha. Sawa, nta kintu wamuhaye? Ese nagiye kumuta bigenze bite? 8 wa mbere n'amashuri. Yego, nagiye kumuta bigenze gute? Ntago wari umukene rwimbi ukambwira ngo ntago wabona ukuntu wabigenza kugira ngo ntunge. Ntago bizi. Urambwira narinzi yo nza kukuzanira uriya mwana kugira ngo umurere. Bigenze gute? Wari umaze kumbwira ngo iki? Wari umaze kumbwira ngo iki? Kuba nari nkeniye n'ingeso yanjye. Ibyo ni ibyawe rero. Ubwo rero icyo shaka reka two kwibuka n'ibyakera cyangwa tubitonganiremo. Sibyo? Yego Fanny, harya ni Fanny. Yes, Fanny. Yes. Françoise ni cyagiye mu bigunda. Ubu rero ntago agihari. Ubwo rero nimba waranamwigishije warangize gute umwana amaze gukura agomba no kwihitiramo. Nemeye kugira ngo arerwe na mukase. Ari ukubera ko ntari ifite ubushobozi. Ubu rero nanjye ubushobozi narabubonye. Wamurihiye secondaire inoza university nanjye ngiye kwimurihira. Niko bimeze. Twaragabanye na mutwisa amezi 9 muri primaire na secondaire uramurihira nta kibazo. Nanjye ubu ngubu university ngiye kwimurira cyangwa mushingire n'ibyo yakora. None se waje kumuta kwirembi wanjye. Ntwari waje kumufata yuko amutwisa amezi 9. Namutwisa amezi 9 nkubwiye ngo toane uri yangira iwacu baranga kubera ko nta bushobozi wari ufite ukambwira ngo ntago wari ubyiteguye. Sibyo? Twambwiye byiteguye nyine. None rero sasa ugereke ibyo tubyihorere. Ntago nyine twabanye. Ntago twabanye. Namugoye kubera ko nanjye ntari ifite ubushobozi ndi umunyeshuri ndi umwana mutoya. Nuko nguko byagenze rero. Ariko nibyo wari umpamagariye cyane nibyo nari nguhamagariye nkubwire ngo umwana wanjye namaze kumubona ubu ngubu agiye kuzi wanjye. Kandi nanone imitungo ye yose yaba n'umurima yaba nagaki ugomba kukamuha. Ubu ntago ushobora kongera kwemera ko yarerwa naki na mukase. Oya. Amarira wandijije niba ngombwa nawe wayarira nta bindi. Ngendizwa nawe? Yes. Ngendizwa nawe? Wandijije rimwe ntuzandiza kabiri. Nta bindi. Umva ngewe nkubwire rero untega amatwi unyumve. Umwana ntabwo yigeze abaho nabi, ahubwo birashoboka ko kirya gihe nawe wanterago n'umwaka bigatuma umwana nshobora no kuzabaho nabi. Ariko ubu nanjye ndiho neza. Umwaka unaguteye sibyo nawe warawunteye kuko ngewe nabayeho neza kurenza wowe. Numvise ngo muwa mukaruri kiyo ruguru sibyo? Yes, muwa muri ako karuri kiyo ruguru. Ubwo rero n'umugore we naramubonye agaciro afite narakabonye sibyo? Abonye muruta. Uriya mugore ni na mwiza wibuke yuko yakurereye. Ariko uzi n'ikindi reka nkwereke ikintu cyiza. Ngiye kubitekerezaho. Bitekerezeho. Yes. Ni ahubwo twavuganye amagambo menshi ubundi wari kumbwira iryo niryo jambo. Sawa, ngiye kubitekerezaho. Yes. Ariko sinemeye. Wakwemera utakwemera ibyo ni byawe kandi umwana azihitiramo. Urumva? Inzoga ufitemo ihenze harani harimo amawete ngurisha na 30. Kazamo na kasteri ngurisha. Ngurisha hano. Tereka hano. Reka ngutetere neza mu tereka hano nazifasha. Nagari ibyo nyine dufite. Hari amabrushete meza, inkoko, ihene, inkwavu. Ajya kumande y'aka brushete sha. Mama, dufite n'ibindi byiza, dufite n'amashambure meza. Amashambure niyo wirirwa wirukanka ujye gutwara abagabo b'abandi. Abagabo b'abandi ufite n'amashambure? Umugabo w'abandi natwaye se ndemada. Ibi bintu ufite amakesi angahe, ufite televiziyo, ufite ibintu bihanye wenda n'agaciro ka miliyoni 2.
uzaziruka mbikubwire. Ese madaye ibyo birakora ko yanye na miliyoni 2. Mbese kandi mbabarira ciceka se wowe nyira akabari hano ntabwo akabari akanye nibyo none se ntabwo nkuzi nanjye ntabwo nzi wikwinjira mu bintu utazi wowe mbabarira ndakwiyana wowe uranzi wowe amugano wasanga uri nyiri kano kabari ndi kuvuga nawe rero ndeka asoni wowe uranzi wowe wibyivangamo amugano wasanga ufite ukuri cyane no mugore wayitambesisha zibaho ngaho nawe zibaho nkurikira nkwereke se nkurikira se ese madaye udaranyishiye ngiye nazishyuye kuko ibi biri mu mutungo w'umugabo wanjye ngaho se nkurikira amaso y'inyo reka mubwire uwo ni umugore wa gitamisi ubundi njye yakubise abana babiri umwe bahise amusangamo kanseri uriya ni umureta kwicaye uziko wa mugore yaje umva gitamisi fata mbese ntabwo afite umugore umva aramba kamama ibyo byose nta kundi yajya no ariko uyo bibeshwa mu bikira yakomera umutwe da agaguhinanya isura ugasanga inzoga nari mfite zirwaho na menshi kamagara gitamisi yo gatamike n'iminsi mana aro niko gitami wowe kagwa muri yose we kwifata ukambeshya ngo nta mugore ufite kandi umufite dore avuye hano inzoga zanjye zose arazitwara za nzoga zose zari zihenze twaguze hanze zose arazitwara ubu koko urumva utarabemukiye koko umva ni handi waba uretse uzamba nawe uzahurira nawe aho ari hose umva njye nawe buretse sha ubu koko gitamisi yamurebetse ifata kambeshya ngo nta mugore afite umugore n'abana mana abagabo b'iyi minsi mana yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda no love nk'iyo ukunze uba ukunze ntujye utatira igihango kandi waralarutse uragenda no love abasore bakubeshya batangira kukwanga bagusebya bikomeye bati nta kigenda inde baby neza yanyu turashimira Keve kutazana intebe hano oya reka guterera hano wicare neza hanyuma umukobwa niko ntabamenye ni neza njye banyita Betty hari umuhungu wanjye wakoze ati bari bambwiye ko ari hano ari wowe umucumbikiye uwo bitasanga bambwiye ko yakubiswe n'abagizi ba nabi akaba ari wowe ubasha kumufata ukaza ukamucumbikira narabikoze ariko ngo harya ngo wambwiye kuri mama we njye mama niwe wamubyaye ko numvire kumbaza byinshi cyane nagira ngo nyine mbimenye kubera ko ibyari byarabuze byari byasubiranye nyirabyo ngo ibyari byabuze byasubiranye nyirabyo bishatse kuvuga iki bwo bishatse kuvuga yuko ubu yageze kwa nyina niho ari ngo nde ikitumvise n'iki gusubiremo cyangwa nkubwire muki wenda mu kindi kirimi wumva cyangwa utumva ariko uzi ko nakoroye ukagira ngo sinzi kuvuga ngo uvuga numva ubu ngubu nibwo ubaye nyina se nibwo ubaye nyina waje nzi yuko ntari nyina naje nzi ko umugira neza wamufashije nyine wamutabaye okay reka rero mbikubwire nanjye Gakire uriya niwe nabyaranye n'uriya mwana
ikindi ibindi wenda bye bikurikiyeho impamvu yamureze nta nubwo ari ngombwa kubikubwira usibye ko icyo mushimira warakoze kuko waramureze guturuka ku myaka 4 ndumva aribwo yagushatse uramurera nyine nuko nguko se babivuga babivuga bati ariko abantu sinzi uvuye sinzi biturutse cyo kuri cyo nzi cyo nuko wamfashize umwana nayo ibintu uri kumbwira ntabwo nzahamiko okay nimba utaza hano uri kubikura rero ni ukuvuga ngo ihagurukire wigendere kuko n'ubu araryamye yes ari mu buriri araryamye yes ari hano ari hano ubwo ari hano nta kibazo ntabwo mva hano ntamujyanye ahubwo hano utamujyanye uzi ikintu wafasha se wagenda ukanyereka haryamye nkatwara umwana wanjye nkagenda ngiye naho ibindi byo uri nkahaguruka hano nkajya kukwereka umva madamu biragoye cyane ko isaza ushobora kuyibwira ko umwanda ari ikintu kinuka cyangwa ari ikintu kibi cyangwa kuyegereza ikindi cya kabiri kuyegereza indabyo ngo ihumurize wumve nabikubwiye rero umwana yageze iwabo wararyamye ari mu buriri araryamye aratekanye mva mada twubahana ntabwo naje gutongana nawe waje naje gutwara umwana wanjye umwana yabonyira ntabwo nabikubwiye ntabwo nabikubwiye ahubwo nutamu ndagenda mu nzu mwitwarire ko wanze kumumpa uragenda mu nzu mwitwarire Samu yes unagutaha kumva mwayerekana mutongana nimo mbyumva hariya muri gupfa iki ko uyu nimba ari mama wambyaye uyu ni mama wambyaye mumbwirire rwose nawe uri mama wandeze ubu muri gupfa iki ko wabyemeye se njyewe icyemezo namaze kugifata siko bimeze kandi njye ndanagiye njyewe Samu wumvishije amagambo y'uyu mugore ariko umwana wanjye ugiye Samu uriya mugore ntakubeshye yakubwira icyo ubundi sa Hello? Okay. Nanjye ndangije kwitegura ndaje. Sawa kandi nsange wabiteguye. Papa biteze. Niko. Kunda Yesu ufunze ibikapu ugiye.